none sinamutse nkubwiye ko hari igihe abantu bose baje kuba ku isi bavuga ururimi rumwe, batekereza kimwe kandi barota intego zimwe, nta nzitizi nta macakubiri, ahubwo isi yari ihujwe n'ijwi rimwe, bose hamwe bashyize amaso yabo mu ijuru ubwaryo, bakoresheje umuriro n'ibumba, bakoze amatafari akomeye kurusha amabuye, buzuye ishema mu mitima yabo, batangira kubaka umunara wagombaga gukabakaba mu kirere. Si ukugira ngo baheshe Imana icyubahiro, ahubwo ni ukugira ngo biheshe icyubahiro ku bw'izina ryabo. Ariko uko bazamukaga bajya hejuru niko barushaho kwegera urubanza, kandi Imana yo mu ijuru yarabarebaga. Iyi si inkuru y'inyubako itararangiye gusa, ni inkuru y'ubwibone, kwigomeka n'imbaraga z'Imana zicisha bugufi abantu. Iyi ni inkuru rero y'umunara wa Baberi. Uze ko nyuma rero tugenda tuganira kuri ino nkuru. Mu gihe utarakora subscribe yo kuri ino channel, hari ibintu byinshi uzagenda ucikwa. Mubwira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona inkuru zitandukanye zo muri Bibiliya. Mu minsi ya mbere y'ubuzima bw'abantu nyuma y'umwuzure ukomeye, igihe Nowa n'abahungu be basohokaga mu nkuge, isi yari yongeye kuba nshya kandi itunganye. Umwuzure wari warahanaguye ubwicanyi n'ibibi byari byuzuye ku isi. Mu bahungu batatu ba Nowa, Shemu, Hamu na Yafati, niho amahanga yose yo ku isi yaje gukomoka. Ibisekuru byaragiye bisimburana, abana babo baragwira, amaherezo bagera mu kibaya kinini kandi kirumbuka mu gihugu cya Shinari. Aka karere kazwi nyuma nka Mesopotamiya, kari ubutaka bwiza hagati y'inzu nini za Tigiri na Efurati. Icyo kibaya rero cyari kinini kandi kiringaniye, kiboneye guturwamo ndetse no gushingwamo ibikorwa bitandukanye. Abantu baravuga bati, nimuze duture muri iki gihugu, nimuze twubake. Ariko hari ikibazo muri icyo gihugu. Bitandukanye n'imisozi n'ibibabi bya Ararati, aho inkuge ya Nowa yari yararuhukiye, icyo kibaya nta mabuye menshi cyari kigifitemo ku butaka bwacyo. Ubuhanga bw'abantu bwahise bubona igisubizo. Bavumbuye ko bashobora kubumba amatafari mu ibumba, bakayotsa mu itanura, maze kakabonekamo ibikoresho bikomeye byo kubaka. Mu mwanya wa sima bakoresheje ibishishwa by'amavuta byavaga mu butaka cyangwa se bitumeni bifatisha amatafari. Baravuga bati, nimuze dukore amatafari tuyotse neza, maze batangira kubaka. Byahindutse intambwe ikomeye mu buzima bwabo. Amabuye yari make muri Shinari, ariko amatafari yo bashoboraga kuyakora uko bashaka. Bahumekewe n'izo mbaraga nshya, abayobozi baratangaza bati, muze twubake uyu munara uzagera mu ijuru, kugira ngo twiheshe izina ryacu icyubahiro. Aha niho rero tubona umutima w'icyaha cyabo. Ubumwe bwabo nibwo bwari imbaraga zabo, inzozi zabo nizo zabateraga imbaraga. Intego yabo ntiyari ukubaho gusa cyangwa se guhanga udushya, yari ubwibone. Bashakaga kwihesha izina cyangwa se guhesha izina ryabo icyubahiro. Umurage rero uzabashyira hejuru nk'Imana, niko babitekerezaga ko ibyo bintu bazakora, ibyo bintu bari bagiye gukora bizatuma bashyirwa hejuru nk'Imana. Batinya gutatanwa. Nubwo Imana yari yarategetse abantu gukwira isi yose, bahisemo kuyigomekaho. Bashaka umutekano, ubukure n'indangamuntu bitandukanye n'iby'Imana yabashakiye cyangwa se n'iby'Imana ashaka ko bagira. Ibyo byari igikorwa cya mbere gikomeye cyo kwigomeka ku Mana nyuma y'umwuzure. Umujyi n'umunara byari ibimenyetso by'ubwibone bw'umuntu, bikugerageza gukura Imana ku ntebe no gushyira umuntu hejuru. Umunsi ku wundi bubakaga amatafari bayateranya, bakasiga bitumeni, inkuta zirazamuka. Umunara watangiye gufata isura, uzamuka hejuru cyane nk'umusozi wubatswe n'abantu ubwabo. Umujyi waragutse, imihanda irubakwa, amazu ariyongera, amasoko arakorera. Hagati aho rero umunara wari uhagaze nk'ikimenyetso cy'ubwibone n'ubwigomeke bwabo. Ariko Uwiteka abona byose, ntiyari impumyi ku migambi yabo. Ibyanditswe bivuga biti, Uwiteka yamanutse kureba umujyi n'umunara abantu bubatse. Bigaragaza ko Imana yabarebaga cyangwa se ibonaga ibyo bakoraga. Abantu batekereza kubaka umunara ugera mu ijuru, ariko Uwiteka yagombaga kumanuka ngo awurebe. Ndetse n'ibikorwa byabo bikomeye cyane ntibyageraga ku cyubahiro cye. Uwiteka aravuga ati, dore ni ubwoko bumwe kandi bufite ururimi rumwe. Ibi ni intangiriro y'ibyo bazakora. Nimuze tumanuke duhagarike ururimi rwabo kugira ngo batumvikana. Si uko Imana yatinyaga ko abantu bayirwanya ngo bayitsinde, ahubwo yari ubutabera n'ubwenge bwayo. Mu bumwe bwuzuye ubwibone, nta kintu kibi kitashobokaga ko cyakorwa.
ururimi rumwe n'umugambi umwe byari gutuma icyaha gikwirakwira nta nkomyi. Kubw'inyungu zabo rero no kubahiriza imigambi yabo, Imana yafashe icyo cyemezo. Ako kanya rero ibintu byarahindutse. Umuntu yasabaga amatafari, undi aramwitegereza kumva ntabwo ari kumva ibyo ari kumubwira. Undi yasaba sima ariko ntihagire usobanukirwa ibyo asabye. Ugasanga umuntu asabye sima bamuzanira itafari cyangwa se bikanyurana muri ubwo buryo. Amagambo yabaye amajwi adafite icyo asobanuye. Urujijo rurakwira, imihimo irahagarara. Inshuti zitangira gutongana, buri tsinda ritangira kumva abo bahuje ururimi rushya gusa. Umunara warahagaze, abantu baratatana, bamwe bajya mu majyaruguru, abandi mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Neza neza kwa kundi Imana yabishakaga niko baje kubikora, bitewe n'uko batabashaga kumvikana. Buri tsinda rijya aho ururimi rwabo cyangwa se bumvikana bari. Umujyi wasigaye umunara wawo utuzuye, ikimenyetso cy'ubwibone kituzuye. Witwa Baberi kuko ariho Uwiteka yavangiye indimi z'isi yose. Inkuru ya Baberi ni isomo rihoraho ku bwibone bw'umuntu n'ubutwari bw'Imana. Ubumwe bwabo ntibwari mu Mana, ahubwo bwari mu kwigomeka. Bashaka kwihesha icyubahiro, bibagirwa ko Imana ariyo itanga izina kandi igashyira hejuru abicisha bugufi. Nta mugambi w'umuntu ushobora kugera mu ijuru. Imana isohoza imigambi yayo ubwo abantu bayirwanyaga. Yasohoje ubushake bwayo, ururimi rwabaye igikoresho cy'umugambi w'Imana. Hashize imyaka myinshi rero, Imana yahinduye umuvumo wa Baberi ku munsi wa Pentekote. Umwuka wera yafashije abantu bo mu mahanga yose kumva ubutumwa bwiza mu ndimi zabo. Aho Baberi yatatanyije, Pentekote yahuje muri Kristo. Ku bantu bose mwasenye muri Bibiliya murabizi ko ku munsi wa Pentekote intumwa zavuze n'ibimaze abantu bashobora kuba bazumva bitewe n'igihugu baturukamo. Inkuru ya Baberi rero si inkuru ya kera gusa, ni ishusho y'ibihe byose. Muri uyu munsi abantu bubaka iminara y'ubwibone binyuze mu ikoranabuhanga, ubutunzi cyangwa se imigambi yabo, bashaka umutekano batishingikirije ku Mana. Ariko umunara utarangiye utwibutsa ko muri Kristo ariho hari intego nyayo n'ubumwe nyabwo. Hatari Imana ntacyo twageraho gifite agaciro cy'iteka. Dushobora gukora cyane ariko hatari umugisha wayo, imirimo yacu iba impfabusa. Ariko turi kumwe nayo, n'icyo dukora gito kiba kinini mu migambi yayo. Uyu ni umuburo n'isezerano. Ubwibone burazamuka ariko Imana niyo iganza. Urujijo rushobora kuza ariko Imana irasobanura. Gutana bishobora kubaho ariko Imana irongera igahuza abantu. Mu migambi yose, mu nzozi zose ufite, mu ntambwe zose dutera, dukeneye Imana. Utari Imana ntacyo twashobora. Turi kumwe nayo byose birashoboka. Niba utekereza ko nawe udafite Imana ntacyo wageraho, uze kujya muri komenti wandika ngo Mana ndwanirira. Iyi nkuru twigisha byinshi. Twibutsa ko mu buzima bwacu natwe tugira ibintu byinshi twakishingikirizaho tukabisimbuza Imana, tukumva ko twihagije gusa nk'uko tubibonye muri ino nkuru. Tubonye ko byinshi cyangwa se ibyo dukora byose biheshwa umugisha n'Imana. Reka rero ngushimire wowe twabanye, nitwe ngo w'intwari Kati. Niba utarakora subscribe kuri ino channel uracika, muze kuyikora kuko uzajya ubona inkuru zitandukanye zijyanye n'inkuru zo muri Bibiliya. Aho ubundi rero Imana ikomeze ibarinde.